turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro. Ngo abakora ubukwe buhenze cyane bagira ibyago byinshi byo gutandukana. Abakora ubukwe buhenze cyane bagira ibyago byinshi byo gutandukana. Ese ubundi gukora ubukwe buhenze cyane bisobanuye iki? Ese ni ngombwa? Ubundi mariage ni iki? Mariage ukurikije Bibiliya ku bayemera cyangwa se ku bizera Imana, usomye mu Itangiriro ibice 2:24 ugasoma no muri Matayo ibice 19 umurongo wa 4 kugeza kwa 6, byose birahuriza kuri aya magambo akurikira, nubwo muri Matayo ari ikindi bongeyeho ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore we akaramata, bombi babe umubiri umwe. Ubundi bakongera bakavuga yuko icyo Imana yahuje nta muntu ukwiye kugitandukanya. Mariage muri Bibiliya ifatwa nk'igihango, ifatwa nk'isezerano, ariko isezerano rikomeye twaryita igihango. Muri Bibiliya bifatwa nk'aho abo bantu bombi baba bahujwe n'Imana, ariko birumvikana ko bituruka ku bushake bwabo. Bituruka ku bushake bwabo, nubwo tuvuga ngo bibaye mu bushake bw'Imana, niyo mvuga abantu bakunze gukoresha ngo buriya n'Imana yabishatse ko uyu nguyu n'uyu babana, ariko tugendeye ku bumenyi bwacu nk'abantu n'ubwenge bwacu no mu buryo busanzwe ko dusanzwe tubaho, ushima umuntu ukamukunda nawe akagukunda, ubwo mukiyemeza kubana nk'umugabo n'umugore. Mukora rero iryo sezerano, mukora icyo gihango, kuko kuba umubiri umwe ni nk'igihango, ni nko kwemera kubana nk'umugabo n'umugore, mugakora icyo gihango, mugakora iryo sezerano ryo kuba hamwe, ryo kudatandukana. Ibyo ni ibishingiye kuri Bibiliya. Icyo bigaragaza ko abo bombi buri umwe yitangiye mugenzi we, bagahuza urugwiro, bagakundana, bagashyira hamwe, bagafashanya, bagafatanya urugendo rw'ubuzima rurangwamo n'ibihe byiza ndetse n'ibihe bitari byiza, byose bakabibanamo. Bakanyurana mu misozi, bakanyurana mu bibaya, hose bakagendana. Aho niho bishingiye. Ndetse benshi niyo barimo gusezerana mu kiliziya cyangwa mu matorero, bakunze gukoresha aya magambo yo kuvuga ngo tuzabana mu bihe bikomeye ndetse no mu bihe byiza. Ibyo bakunze kubivuga. Tujye mu bundi busobanuro busanzwe, urushako, mariage, gushakana hagati y'abantu babiri, mariage bisobanuye yuko umuntu yari umwe n'undi yari umwe, buri wese yabagaho ukwe, ariko ba bantu bombi biyemeje kuza guhura bakaba umuntu umwe, bagakora icyo bita umuryango. Ubundi babagaho mu buryo butandukanye, buri umwe ari ku giti cye, yitwa single, yitwa celibateri, umuhungu yitwa single, umukobwa yitwa single, ariko noneho biyemeje kubana, ntabwo bakiri single, ahubwo bakoze noneho umuryango umwe. Iyo bahuye baba bakoze umuryango, baba babaye umuntu umwe. Abari babiri bahinduka umwe, bose bakabisinyira mu mategeko, imbere y'ubutegetsi, bakitwa umugabo n'umugore. Kuko imbere y'ubutegetsi, imbere ya leta, kugira ngo mwemerwe nk'umugabo n'umugore, nuko muba mwasezeranye imbere y'ubuyobozi. Mu Rwanda bajya mu murenge muri iki gihe, n'ahandi bafite ahandi bajya, muri za commune n'ahandi, cyangwa se hakaza umuntu ubifitiye ubushobozi n'ububasha, aho yabasanga ariho hose akaba yabasezeranya, kuko abifitiye ubushobozi n'ububasha. Byose bigenda biterwa n'amategeko y'ibihugu uko ateye, ariko igihari cyo nuko nk'igihugu kibemera nk'umugabo n'umugore ari uko mwasezeranyijwe n'umuyobozi w'irangamimerere, umuyobozi ubifitiye ububasha ahabwa n'amategeko y'igihugu bwo kubasezeranya. Icyo gihe nibwo muhinduka umugabo n'umugore,
mwabirahiriye, mwabisinyiye bitewe n'uko procedure yateguwe cyangwa se ko gahunda zateganyijwe. Aho ngaho nibwo mwitwa umugabo n'umugore. Habaho n'undi muhango usanzwe ukorerwa mu muryango nko mu gihugu cyacu cyangwa se mu bihugu byacu, ibyo bita dote, ibijyanye no gusaba no gukwa. Ibyo nabyo ni ibintu bikorwa mu rwego navuga rw'umuco, mu rwego navuga rw'umuryango. Icyo ibi byose bihuriyeho ni iki? By'umwihariko ibyo byo gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'ibyo ngibyo byo gusezerana icyo twakwita imbere y'Imana. Ibyo byombi bihuriye ku kintu cyitwa isezerano hagati y'abantu babiri biyemeje kubana. Ubundi iyo mwembi mwiyemeje kubana, umuhungu n'umukobwa, mukavuga muti twiyemeje kubana, uyu mubano wacu tuwushyize mu biganza by'Imana, Imana ituyobore. Turiyemeje ko tugiye kubana nk'umugabo n'umugore, tukazafatanya urugendo rw'ubuzima hamwe, tukazabana mu byiza no mu bibi. Ibyo birahagije ko muhinduka umugabo n'umugore iyo mwabyiyemeje mukabisezerana gutyo. Ibyo byose byaba ari ibyo ngibyo biri mu rwego navuga rw'Imana no mu rwego rw'ubuyobozi, byose bihuriye kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ni isezerano. Aha niyo twagira ngo twumvikane neza ko urugo, urushako ni ahangaha rutangirira, ni muri kwa kwiyemeza, ni muri kwa gufatanya. Hari n'ikindi gisobanuro kivuga yuko abiyemeje kubana cyangwa se urugo, urushako rubaho ari uko abantu babiri bakoze igisa na kontra, igisa n'amasezerano. Ubundi kontra tuyimenyereye hagati y'umukozi n'umukoresha cyangwa se hagati y'abantu bagiye gufatanya business runaka cyangwa se ubucuruzi runaka. Ni agreement mu yandi magambo, niryo jambo numva nahitamo kurusha na kontra, kuko kontra ifite kundi yumvikana, ariko ni agreement. Nubwo mutabyandika ngo nge mbyandike gutya nawe wandike gutya, ariko ni ikintu twiyemeza, murasezerana mugafata icyo cyemezo. Byabaye ngombwa ko tubanza gusobanura iki kintu kugira ngo twinjire neza mu nsanganyamatsiko yacu igira iti ese ubukwe buhenze cyane ni ngombwa? Ko twumva ngo ababukora bagira ibyago byinshi byo gutandukana, ese byo byaba ari byo? Twabanje gusobanura rero urushako na mariage icyo ari cyo. Ubukwe rero ni iki? Ubukwe ni ibirori. Ni ibirori abantu bakora, babandi biteguye kubana nk'umugabo n'umugore, biteguye kwinjira mu rushako, biteguye gukora iyo mariage. Mariage no guhura kw'abo bombi biyemeje kubana, ubwo mariage iba yabaye. Abo ngabo iyo biyemeje gukora ibirori bibanziriza uwo muhango, niba ariko twawitaho kwitwa umugabo n'umugore, ibirori bibibanziriza, ibyo nibyo byitwa ubukwe. Bamwe cyangwa se abenshi bahitamo kubukora, ariko hari n'abadahitamo kubukora, bagahura bagakora ibyo ngibyo, ubundi bakagenda bakabana. Bashobora no kwicara ahantu hamwe bagasangira icyo basangira, icyo kunywa, bashaka bagasangira icyo kurya, ubundi bakitwa umugabo n'umugore. Ibirori byitwa ubukwe bikorwa n'abantu benshi, ariko nta na hamwe tubona umuntu abitegekerwa, yaba ari muri Bibiliya, yaba ari no muri ubwo butegetsi twavuze mu buyobozi bw'igihugu busezeranya abantu. Nta namwe uzabona bategeka abantu ngo mukore ibirori byitwa ubukwe, mutumire abantu aba n'aba, mubaye ibyo kurya, mubaye ibyo kunywa, mutumize ababyinnyi babyine, mukore ibi n'ibi na biriya, mukodesha amamodoka ya naya, mukorere mu masara ameze gutya, mukoreshe za dekorasiyo zimeze gutya. Nta namwe uzabona ibyo bihari. Ibyo bituruka ku bageni ubwabo. Ese ni byiza? Ese birakwiriye? Ese ntibikwiriye? Nta gisubizo gihamye twatanga aho ngaho. Kubera iki? Kuko bituruka ku bageni ubwabo, ku bushake bwabo, uko bifuza yuko ubukwe bwabo bugenda, uko bifuza ko ibirori byabo bigenda. Ahubwo icyo twebwe twatangaho inama ni iki ngiki: mwari mukwiye gukora ibirori by'ubukwe mushingiye ku bushobozi mufite. Ni ukuvuga ngo ibyo muzatanga, ibyo muzasohora, ubutunzi muzashyiramo, amafaranga muzatanga kugira ngo ubwo bukwe bukorwe, ibyo birori bikorwe, byagombye gukorwa mu bushobozi mufite bwanyu, byagombye gukorwa
mudasesagura. Gusesagura ni iki? Ni ugukoresha ibitari mu bushobozi bwawe. Ni ukuba wagenda ugafata nka kredi muri banki, n'urugero miliyoni 10-15 zo gukora ubukwe. Ntabwo ari byiza kuba wafata ayo mafaranga angana gutyo yo kugira ngo ujye gukora ubukwe, kandi nyuma yaho uri bujye gukodesha inzu y'ibihumbi 300-400. Ntabwo wajya gufata kredi ya miliyoni 20 yo gukora ubukwe uri bujye mu myenda, kandi umushahara uhembwa ubwawo ufite ubushobozi buke bwo kuba wakwishyura, kandi ukeneye kuzabaho. Ejo bundi ugomba gutekereza yuko bishoboka ko muzagira urubyaro. Ese nimugira urubyaro, abo bana ntimuzi yuko bizabasaba andi mafaranga yo kubatunga, yo kuzabajyana mu ishuri, n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikwiye gutekerezwaho. Muri iki gihe siko bimeze, abantu siko babyumva. Abenshi bumva yuko ubukwe, urugo, urushako bisobanuye gukora biriya birori, babifashe nk'itegeko. Yewe uramutse utanabikoze byo rwose, abantu bagira ngo bashobora gutekereza yuko wishingiye cyangwa se wateruye, cyangwa se bakagufata nk'umuntu udafite ubushobozi, cyangwa se nk'umuntu utazi ibintu uko bikorwa. Ariko ubundi siko bimeze, sinacyo bisobanuye. Mwanyuze muri zino nzira zose twavuze, ubukwe buba bwabaye, kabone niyo mutakora na bya birori. Ubwo ndavuga mwagiye mugasezerana, hakagira umuntu wabihereye ububasha ubasezeranya mu mategeko, muba mubaye umugabo n'umugore. Mwaba rero muri abantu bizera Imana, urugero wenda dufate ko muri nk'abakristo, n'urugero, ariko n'abandi bo mu yandi madini bashobora kubikora cyangwa se bajya bananabikora. Mushobora kuvuga muti dushatse wenda padiri cyangwa se pasiteri, ntabwo azabategeka ngo ibirori biri hehe, ngo mubanje gukora ibirori cyangwa se nyuma yanga murakora ibirori mbere yuko mbasezeranya. Oya, ibyo ntabwo bimureba. We icyo azakora gusa nuko azabona ko abo bantu babiri bombi bujuje imyaka y'ubukure ibemerera gushakana, kandi bafite bwa bushake bwo kubana n'umugabo n'umugore, bakaba bujuje ibindi by'ingenzi bijyanye nanone n'amadini barimo, kuko bamwe biterwa none n'amadini, hari ibyo asaba. Wenda abagatolika wenda birashoboka ko bishobora kugusaba kuba warafashe amasakramentu, birashoboka. Bigenda biterwa n'idini, na buri dini gahunda zayo. Hari abandi bashobora kubategeka kuba wenda mwarabanje kwiga inyigisho z'abashakanye. Ibyo ni ibintu bishoboka, ariko ibyo si n'itegeko. Aho mwaba muri hose mushobora gutumira wa muntu akaza akabasezeranya, bikitwa ko mwasezeranye imbere y'Imana. Ibyo nabyo ntacyo byabitwaye. Icyo mukeneye ni uguheshwa umugisha. Icyo mukeneye ni umuntu ubasengera, akavuga bati nsengeye urugo rwanyu, akabafasha. Ubundi namwe mwakabaye mubyikorera, ariko biba byiza ko hagira undi muntu, kuko biba bisa naho nanone hari umuhamya. Aho rero mwabikorera hose, yaba ari mu rugo, yaba ari ahantu muri jardin, yaba ari ahantu muri parike, ahantu byakorwa kandi bikagira ubwo busobanuro, kandi bikagenda neza, mutiriwe mujya mu birori byinshi. Tujya tubibona cyane cyane mu bihugu byateye imbere, aho usanga abantu bajya gukora ubukwe, bamwe bakagenda rwose nko ku nkombe y'amazi, bagahagarara umuhungu n'umukobwa, hakaza umuntu ubasezeranya aho ngaho. Buri wese akazana abantu be nka batanu ku ruhande rw'umuhungu, 5 ku ruhande rw'umukobwa, wenda harimo n'ababyeyi cyangwa se n'inshuti, ibintu nk'ibyo za bugufi, kandi ubukwe buba bubaye. Bahava wenda urugero bagahurira ahantu bateguye ameza manini, bakicara bagasangira. Ibyo ni ibirori kuri bo. Nk'uko hari n'abandi bahitamo gukora ibintu birenze nk'ibyo umuhungu w'umwamikazi ubukwe yakoze bwatwaye amamiliyoni y'amadolari. Ibyo ni ubushobozi bwabo. Jeff Bezos ubwo yaherutse gukorera mu Butaliyani, mwarabubonye, bwatwaye amamiliyoni y'amadolari arenga ngira ngo 40 y'amadolari. Yatumiyemo ibindi byamamare hirya no hino. Mwabonye ubukwe bw'umwana w'umuherwe wa mbere muri Aziya, mu Buhinde, umwana wa Mukesh Ambani. Mwabonye ubukwe yakoze, nibwo bukwe bwabaye muri uyu mwaka buhenze cyane kuruta ubundi bwose, bwatwaye ahangana hafi ngira ngo hafi na miliyari y'amadolari. Ku bwamaze iminsi itandukanye, ni ubukwe bwabayemo no gutumiramo abahanzi bakomeye bo mu rwego rw'isi, kugira ngo babakorere concert iri prive, bakorera abageni concert iri prive, bakishyurwa amamiliyoni ageze hafi nko mu 10 y'amadolari. Ibyo byose kubera iki? Kugira ngo
bakora ubukwe bwiza bw'igitangaza ariko babifitiye ubushobozi, abo ngabo nta kibazo rwose. Umuntu winjiza miliyoni 10 z'amadolari ku kwezi, kuba yakora ubukwe bwa miliyoni 1 y'amadolari, ikibazo kiri hehe? Byose biterwa n'umuntu, byose biterwa n'ubushobozi. Ahubwo ikibazo hano kiri ni hehe? Ikibazo hano kiri nuko abantu benshi biganjemo abo mu bihugu bikennye, birimo Afurika, birimo bimwe byo muri Aziya ndetse na Amerika Amajyepfo, nuko usanga abo ngabo bajya gukora ubukwe buhenze. Urajya gukora decoration ya miliyoni 4 mu by'ukuri udafite n'umushahara w'ibihumbi 500-600, n'uwo mugiye gushaka na mwembi uhuje imishahara yanyu itarenga miliyoni 1 y'amanyarwanda ku kwezi, kubera iki mujya gukora decoration ya miliyoni 4 mu bukwe bwanyu? Kubera iki mujya gukodesha sale ya miliyoni 10? Ese ni itegeko ko mutumira abantu 800? Ntabwo ari itegeko, ntabwo ari itegeko. N'ababatumira siko bose basohoka mu bukwe bishimye ko bakiriwe neza. Arabagenda bavuga bati kubera iki babikoreye ahantu nk'ahangaha kandi n'ubundi birangiye tugiye tutariye, n'ubundi ntabwo ibintu byari bimeze neza, n'ubundi ntabwo abageni bari baberewe, bimaze iki se ko babukoreye muri sale ihenze nk'iyi ngiyi? Ibyo byose nta kintu uzakora ngo upfe gushimisha abantu. Wowe uzakora iki gushimishije wowe n'uwawe, aho niwo umunezero uhera. Ubundi uzagerageze gushimisha ababaherekeje ba hafi, imiryango yanyu, inshuti za bugufi, ariko ni mwebwe bigomba guheraho, bikakomeza bikagera ku bandi. Igihe cyose mwebwe ibyo mwakoze bibashimishije, ibyo birahagije. Kandi ikindi mugomba kureba mu gukora ubukwe, ntimurebe umunsi umwe, kuko ubukwe buba umunsi umwe. Ibirori biba mu masaha makeya, ibirori biba mu gihe gito. Kabone niyo mwabikora iminsi 2 ikurikiranye cyangwa 3 cyangwa iminsi runaka nk'uko kwa Mukeshi babikoze, ariko igifite agaciro ni inyuma mu rugo rwanyu. Dushingiye ku nsanganyamatsiko twabagejejeho, hari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Emory University, bwakozwe n'abaprofeseri bo muri ekonomi babiri, harimo uwitwa Andrew Francis na Hugo Mialon. Abo baprofeseri cyangwa se abo professors bakoze ubushakashatsi bagamije kureba ese ubukwe buhenze cyane nibwo butuma abageni barambana, baba mu gihe kirekire? Ese ubudahenze nibwo butuma ubukwe wenda na ku urugo cyangwa se urushako rutaramba cyangwa se abo bantu batarambana? Bakoze ubwo bushakashatsi ku bantu barenga 3,000 bashakanye inshuro imwe gusa. Ni ukuvuga ngo abantu barenze 3,000 bashakanye inshuro imwe. Icyavuyemo ni iki mu ncamake? Icyavuyemo bagaragaje yuko, cyangwa se ubwo bushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bakoresheje amadolari ari hagati y'2,000 n'4,000 mu kugura ring, impeta y'ubukwe, mu kugura impeta gusa bakoresheje hagati y'2,000 n'4,000 by'amadolari mu kugura impeta. Ubwo ayo ngayo twayabara wenda hagati ya miliyoni tuvuge 2.5 z'amanyarwanda na miliyoni 5 z'amanyarwanda. Abatanze ayo mafaranga kugira ngo bagure impeta z'ubukwe, abo ngabo bagize ibyago inshuro zirenga 1.3 zo kudivorsa. Ni ukuvuga ngo abo ngabo ingo zabo zari zifite ibyago bingana n'inshuro zirenga 1.3 byo kudivorsa, ugereranyije n'abatanze ari hagati y'amadolari 500 n'2,000. Abantu batanze arenga 20,000 by'amadolari kugira ngo bakore ubukwe, abo nabo bagize ibyago cyangwa se ingo zabo zari zifite ibyago inshuro 3.5 ibyago byo gutandukana, ugereranyije n'abantu bari bafite budget iri hagati y'5,000 n'10,000. Ni ukuvuga ngo bari bafite budget y'ibihumbi birenga 20 by'amadolari cyangwa se miliyoni zirenga 25 z'amanyarwanda, bari bafite ibyago inshuro 3.5 ugereranyije n'abakoze ubukwe bwabatwaye hagati ya miliyoni 6 z'amanyarwanda na miliyoni 11. Ubwo murumva rero itandukaniro. Ahabanza n'abakoresheje impeta
ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 by'amadolari baba bafite ibyago inshuro 1.3 kurusha ba bandi bakoresheje impeta iri mu madolari 500 gusa kuzamuraho gatoya. Urumva ko ibyago byagaragaye cyane bya divorce, ndavuga ibyago byo kudivorsa, nanze gukoresha ijambo amahirwe kuko amahirwe ni ikintu kiri positif, ahubwo reka tuvuge ibyago byo kudivorsa. Abagiye bakora ubukwe buhenze cyane no gukoresha amafaranga menshi cyane mu kugura impeta z'ubukwe, abo nibo bagaragaje umubare munini wa za divorce. Abakoresheje amadolari ari munsi y'igihumbi mu bukwe bwabo, ubwo ni ukuvuga ngo amafaranga y'amanyarwanda ari munsi ya 1.5 miliyoni mu bukwe bwabo, muri iki gihe abayakoresheje bagaragaje to iri hasi ya divorce. Ni ukuvuga ngo ntago bakunze kudivorsa ugereranyije n'abagiye bakoresha arenze ayo ngayo. Abagiye bakoresha amafaranga make mu bukwe ari munsi y'amadolari 1000 ntabwo bakunze kudivorsa nk'abakoresheje amafaranga menshi cyane. Muri rusange ubwo bushakashatsi bwagaragaje yuko 68% by'ababajijwe ntabwo bigeze badivorsa, ntabwo bigeze batandukana, mu gihe 32% bo batandukanye. Abantu rero bashobora kwibaza batese kubera iki abantu bakoresha amafaranga menshi mu bukwe ari bo bagira ibyago byinshi byo gutandukana. Ariko zimwe mu mpamvu twabaha n'izingizi zikurikira, ariko zishobora kurenga. Impamvu ya mbere, twabahaye urugero rw'umuntu wagiye gufata credit kugira ngo akore ubukwe. Nufata wa mwenda, hari ibyago byinshi kuzananirwa kuwishyura kuko ntago ari umwenda wafashe kugira ngo ukoremo business izakungukira, wishyure banke ugire icyo usigarana ndetse uzagere n'igihe witeze imbere. Ahubwo ni amafaranga wafashe kugira ngo ujye kuyakoresha mu birori, muyarye, muyanywere, ibintu nk'ibyo, muyarire, muyanywere n'ibindi. Bivuze ngo uzananirwa kwishyura ya banke, ya banke itangire kugukomangira, ya banke ize iteze cyamunara wenda n'ibyo ufite mu nzu, birangira ugiranye ibibazo na undi mwashakanye. Niba ari umuhungu washatse kuimpressiona umukobwa, ko benshi niho bituruka, nubwo n'umukobwa nawe yabikora, birangira wa mukobwa abonye yuko wamubeshye cyangwa se wa muhungu yabonye yuko wamubeshye, bityo mutandukane. Ikindi, urugo rwawe rumeze neza, abantu bafite amafaranga n'imitungo, bikagira gutya bikayoyoka bikahita bigenda, ni bake cyane bashobora gukomeza rwa rukundo. Wa muriro, cya kibatsi cy'umuriro, ni gake cyane kizakomeza kwaka. Kenshi bizimana n'aya mafaranga, uko ashize n'urukundo kenshi rurashira. Bisobanuye rero yuko iyo ni imwe mu mpamvu. Indi impamvu umuntu ashobora kuvuga ni uko umuntu ugiye kugaragaza amafaranga menshi, umuntu ushaka kugura impeta nyinshi kugira ngo akwimpressione, umuntu ushaka gukora ibirori bihenze cyane ndetse we birushije ubushobozi afite, uwo kenshi aba afite insecurity. Ntago muri we aba yizeye yuko wenda wamukunda, ntago muri we aba yizeye yuko wamwemera, aba ashaka kugaragaza yuko afite imbaraga, abasa n'urimo kugura urukundo, abasa nawe ashaka kukwemeza, avuga ati uyu muntu nambona cyangwa se nabona yuko ngewe ubushobozi bwanjye buri hasi, ashobora kutanyemera, reka mwereke yuko mfite imbaraga n'ubushobozi. Ibyo nabyo urumva ko amaherezo nibimenyekana yuko ari amafaranga washyize imbere atari urukundo, bizarangira n'ubundi rwa rugo rusenyutse. Hari abandi bashobora kubikora kugira ngo bemeze abandi bantu, bereke abandi bantu, cyangwa yereke umu ex we ko yakoze ubukwe budasanzwe, ko nubwo yamwanze ariko agiye gukora ubukwe ndaburuta nubwo umu ex we. Urumva ibyo byose ni nko kurushanwa, ni nko gushaka kwemeza abantu, kubereka yuko uri igitangaza. Ibyo nabyo ni ibintu bitaramba, kuko birangira ukoresheje ubushobozi udafite, ukoresheje ububasha udafite. Mu ncamake rero, nta mpamvu yo kugora abantu, murushya abantu ngo murakora ibirori bihenze birenze ubushobozi mufite. Uzajya ukora ibintu biri mu bushobozi bwawe, kuko icy'ingenzi ni urugo, ni urushako. Icy'ingenzi ntabwo ari ubukwe, ibirori mubishatse mwazamunakora n'ibindi nyuma mwarabonye n'ubwo bushobozi, ntacyo byabitwaye. Abantu bajya bongera bagakora ubundi bukwe nyuma bafite n'abana, ibyo si igitangaza. Ariko nta mpamvu yo kugira ngo ushake kwikokora ukora ibirenze ubushobozi bwawe kugira ngo ukunde wemeze abantu.
nahoze ndeba ahantu hamwe muri article imwe yanditswe, none mbona umuntu umwe akoze comment. Muri comment yakoze nakuyemo ijambo rimwe ry'ingenzi cyangwa se amagambo amwe y'ingenzi. Yanditse aravuga ngo ari abantu bashaka gukora ibirori ngaragaza mwijuto, niko yabyise, ngo ni ibirori ngaragaza mwijuto, entre parenthèses mu cyongereza byita luxury show. Luxury show, urumva arimo luxe, ni show ya luxe, we yabyise ibirori ngaragaza mwijuto. Iryo ni ijambo nafashe muri comment yakoze, nanayilayikinze iyo comment. Ariko murabyumva nyine, abantu ni nko bashaka kugaragaza ko ari ibitangaza. Ibyo ntacyo bimaze, kuko icy'ingenzi ni urushako, ni urugo, n'uwo mugiye kubana, n'ubuzima bwa buri munsi nk'umugabo n'umugore. Icy'ingenzi ntabwo ari bya birori biza bigahita, abantu bakarya bakanywa bakabyina bikibagirana. Nta muntu n'umwe uyu munsi uba wibuka ubukwe yatashye mu myaka 30 ishize ngo yibuke uburyo bwari igitangaza. Oya, nta n'uba wibuka ubwo yatashye mu myaka 5 ishize cyangwa 10. Abantu basigara bareba, ese babageni babayeho bate, ese bameze bate, ese wa mukobwa abayeho gute, wa muhungu abayeho gute. Abantu bareba iby'uyu munsi, ntago bareba kenshi byahise. Ntago abantu batinda ku byo mwakoze ubushize, abantu batinda uburyo mubayeho uyu munsi. Kandi namwe nicyo kibafitiye akamaro. Ikigufitiye akamaro ni uburyo ubayeho uyu munsi kuruta uko wari uriho mu minsi yashize. N'ubundi uyu munsi ejo hazahinduka amateka, ariko umuntu abaho muri uyu mwanya ariho nyine. Nk'ubu ngubu muri aka kanya uriho, muri aka kanya ukwiye kunezerwa n'uko umeze, kandi ukitegura ko n'ejo uzakomezanya wa munezero, keretse habaye ikindi kintu kitaguturutseho. Ariko ntibiguturukeho ko washatse kwemeza abantu nyuma bikagutera ikibazo. Dusoza rero, turasoza dushimangira iby'ubu bushakashatsi bwagaragaje yuko kenshi abashora amafaranga menshi cyane mu bukwe bagira ibyago byo kutarambana. Mu ncamake, we mukobwa ntuzabuze umusore amahoro, we muhungu ntuzabuze umukobwa amahoro ngo mushake gukora nk'iby'abandi. Muzakora ibyanyu, muzakora ibiri mu bushobozi bwanyu. N'ubundi niyo mwakora ibirenze ubushobozi bwanyu, ntibizabuza abavuga kuvuga, ntibizabuza ababusenya kubusenya cyangwa se gushaka kubusenya, ntibizabuza ababasebya kubasebya. Muzakore mwe bwibashimishije, muzakora ibiri mu bushobozi bwanyu, muzatumire bake mushoboye kwakira. Utazatumirwa nawe ntazabifate nk'ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo bazabahisemo abo bagomba guhitamo bijyanye n'ubushobozi bwabo, bijyanye n'icyo babona abo bantu babamariye muri ako kanya, cyangwa se icyo bavuze mu miryango yabo. Ibyo nta gitangaza kirimo, ntabwo abantu bari bakwiye kubipfa rwose. Icyangombwa rero ni iki? Icyangombwa kandi gifite akamaro ntabwo ari ibirori byitwa ubukwe. Icyangombwa gifite akamaro ni urushako, ni mariage, ni wa mubano w'abantu, ni rwa rugo, ni wa muryango abantu bakoze. Aba wari umwe n'undi ari umwe, babaye babiri. Turabashimiye, mwibuke gukora subscribe abatarayikora, mukore share, musangize iki kiganiro benshi kugira ngo abantu bagabanye amadepanse. Si ngombwa kudepansa ibintu udafitiye ubushobozi. Reka abatunze izo miliyoni, abinjiza izo miliyoni bazikoreshe bakora gute? Bakora ubukwe buhenze. Izo dekorasiyo za miliyoni 5 n'10 nakubwira iki? Niba winjiza miliyoni 100 ku kwezi, kuba wakora dekorasiyo ya miliyoni 10, ibyo nta gitangaza kirimo. Ariko wowe utinjiza nibura niyo miliyoni 1 ku kwezi, kubera icyo ujya gukora iyo dekorasiyo ya miliyoni 5. Urimo uripasa muremure, urimo urisumbukuruza, urimo uramanika agati wicaye, kuzakamanura bikaza gusaba guhagarara. Murakoze kubana natwe kuri Philohope, mugire ibihe byiza.